YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi. vibeandband.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri vibeandband.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa 0787 vibeandband.com. Isi kubere nk'umudugudu. Baragasheke kayoshe wanda saka ndagasigira ferera sheri ako wahe nkakubwira ya Amandu mobere sana gari ngombwa nyikubona yuko ukiza akaboko inyuma haba hari ikintu ushaka kumbwira nari bakira dusangira ureba kunkunda sha ubundi ni wowe wa ni wowe uretse ari Mfiko heze kumpobera. Ubwo subwo ndabutse nkuhobe yari ukumaye igisheke ungurera ikeri nagukorera ibinganiye. Ahamaza wirira. Yego. Tubomeke kano. Hari minutes. Kawo. Nkaye bire kamfunga ariko. Funga we. Reka batugorambise hari nyito akajyana n'itugenda. Lese ubu ngubu. Kandi kugiza amayigo gasanga mfite inzara. Shara gasheke ko nkamaze. Waguze ikindi? Kanumve ko mfite amafaranga ra. Ariko shatse ko ntayo tuyashize. Yaba data we. Shara ubutura yamara re. Ubutura yamara. Yaba nkubiki. Oya shara wende kuzura ikirawa tuyashira izindi ndaye. Ubwo ngushatse kuvuga kugiye ko yapfundika kumweko mfite imifuka. Havu. Shaka uzi ko mfite ikarisi ifite imifuka. Naje nkwereke. Tinyi? Ikarisi ifite imifuka. Bufite? Ikarisi ifite imifuka yewe. Kandi ubu papa wazi ngafite umwana. Aho uzi ko ndanyemera waruntura. Shobundi yamaye n'inka. Ishwagwa inka? Ugise cyayiguhere. Ntago nzayiguha abantu. Oya ngo papa wawe wenda mwizera. Akusha n'ukuntu rero bipanda na kwawe. Sawa sasa bato. Bimeze bite se? Sawa ni byiza. Ngo wicaye wenyine. Wa muntu se? Hari umunyarwanda waciye umugani. Inda zirarwira. Inda zirarwira. Inda zirarwira. Zabura kugwira zite se? Urabona mu gihugu cy'u Rwanda ni inda, Amerika ni inda zaragwiri. Oya. None se ko shize mu mufuka warugize muri telefone se? Inda ziragwira da. None se? Nese man. Ibyo ni ibiki urimo? Ni ibiki urimo? Hano hita hari insazi sha. Nizo nica. None se ubwo umugore azagushobora uzashaka? Umugore azajya yikorera bicyo ashoboye. Nese ni ngombwa ngo yikorere. Ni wende kuvuga azashobora cyangwa azajya yikorera? Njewe se azanshobora da. Sikashobora no kunterura nkata munani. Apo ibisambo biragwira. Genda sha. Ubwo kira cyari kizi ngo nda. Nizere ko atancishijemo ijisho. Ubundi wanyoheje n'isheri wanjye wanguri iki gishe. Bishatse kuvuga ko ntaramukurikira uzikasigaranye ibihumbi 2 shanga ngayabika mu mifuka y'ikariso. Ariko sanga n'iki gishe cyarimo yari yakigondetse. Ute bingo. Uraho. Ute mwana. Makuru. Amakuru ari neza. Urwaye amenyo se? Yanzengereje. Amenyo yakuzengereje. Amenyo yakuzengereje. Amenyo sinayivuje ejo bundi yarakize. Yarakutse yarakize nari. Ibintu by'amenyo. Wari uraho? Mwambaye neza kabisa. Mwanambaye neza mumeze mute? Sigaye warasirimutse. Aho ugiriye kwibera kenshi kabisa. Ako nawe ujugira ikibazo urumva? Noneho wagira nk'ikibazo ukajya kubona. Amenyo yanjye yari iginyagwara rimwe na rimwe bintunguye kandi narakutse pe. Ari no kubyimba. Arimo no kubyimba wikora bitagutera ahubwo ubushayi mu kanwa. Ya nawe ndibwo warasirimutse.
nta kibazo ni ibisanzwe. Nawe se mu muryango wacu wamunoye ko harimo hujurizi duteza amenyo rimwe na rimwe. Ubu wajya kubona ukabona ndabyimbye pe. Ariko mu bigaragara byusha bisa naho ari amashitani mu mwanya wundi kubona byimbye Ako reba hari ahantu ko ntacyo mbonayo. Hari imvura irimo ishaka kugwa. Reka ko nta gushiramo. Mbego bisa na mukobwa ubone nanjye nari nkwame mufitanye gahunda cyabagurutse yicara aho ngaho ni hari agace nta kibazo reka mbe nigende ntari tuzakomeza gahunda nari ngiyemo ubwo saba nta kibazo nari ariko wa mugabo sha mukobwa wanjye rero nari meze neza ariko sha ase buriya kugeze hano imvura igiye kugwa wowe reba nko mu kirere hano mbese ibyo ntibishyurire mbese nakubazaga ngo ibyo ntibishyurire sha ntabyo yego ko nyine tuburanyeho sha ushaka twari tuburanyeho pe ahubwo se wa muntu we nako sheri kugeze hano imvura igiye kugwa nyine ariko nta kibazo umuntu yanajya kugama twajya kugama twakugama pe nawe ndi rwose mushiki wanjye mushiki wawe buye mushiki wawe buye ntabwo uri mushiki wanjye kagashya uzi ukuntu kajya akabujya kugenda ibicyo mwabaye twabaye gute ambo ibi ndabirambiwe niko se sheri ibi birabirambiwe oya ariko da iri kandi agasheke uyu ni mushiki wawe uyu ni mushiki wawe utangiye kwivugishwa ndi kukumva rero kuko umukobwa ni wowe uyu mukobwa umva mukobwa ufatira sheri ku rutugu ako se sheri ubwo wowe uyu munsi ndagukandira mu buriri uswara hirya reba hara hirya ako se ubundi buretse muparike ibyo biganiro murimo ubundi mbabazi murimo murapfike ko nkubwiye ko yari mushiki wanjye njye ndi mushiki wawe njye ndi mushiki wawe ako sha imvura uko muri ari abo iwacu oya wizana ibintu by'imvura avuga ibyo waruvuze njye ndi mushiki wawe njyewe wowe ariko uri kugasanga muri baravuze ko igishake se oya buretse ujura ari ikintu cy'uwo mukobwa nari nzi ko inda zigira abagore ariko abagabo none uretse ndaje sha mana yanjye we nureba kiriya gikobwa se imetu aka gasheke rero turafatanya kukishyura dore ndakikopesheje cyangwa turafata zana igiceri nyine zana igiceri reba arayibye nyine arayibye se hari iki wayamenye amenye se gufa ariko shumanzi wanyu mwareye nyabingi kubera iki kubera ko umuntu usanga aramenye umunota umwe ariko uzi n'ikindi ibi bintu uciye ni ibiki ni iryinyo rivutse yewe ye baba data we kugira ngo se kiriya twaza n'igikapu biriya bikobwa biba bidatangwa na keyasi genda shasigara uguguna uwo muco icyo nutaha ndakwica umva mana yanjye we ase ubu koko ubu narashatse cyangwa narashakuye ariko uzi sha hano mfitemo amafaranga 2,000 ngiye kujya gushakamo ikigabo nanjye umunsi turararana kiriya kibwa nubwo kincitse ariko ntaribi waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi vibandband.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri vibandband.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa 0787 9 16 07 vibandband.com isi kubere nk'umudugudu.